ntabwo yaba ntabwo wayakura ntabwo Green Party yayabona ngo n'imbera kuri yabona ntibishoboka kuko baba basangiye power base therefore the political base yaho nta n'akarere nta n'ishyaka rimwe ryaba rigafite. Yego. Politics is about numbers. Just politics man. Anyways, reka tureke gutinda aho either cyane barabibye cyangwa barabibye. cyangwa barabibye ariko hari ahantu babonamo Usanga ikibazo. barabibye muri 70. Narabivuze aho narabivuze Bagera muri live 30 ndibuka televiziyo yitwa Isango yarimo kuzamo icyo kibazo Genda amajwi kukugezayo. yasohotse. Genda ndavuga ahantu harimo ubujura ntabwo mbyemera. ntabwo bemeranya nabyo. Anyways, reka So, niba ibyo bintu byarabaye mu matora y'abadepite muri 30% yari asigaye hakavukamo 1% bigatuma Green Party n'imbera kuri bajya mu nteko, kuba noneho bamaze iyi myaka bamaze kwiyubaka baramaze no kumenya uko leta ikora n'ibiki na message yabo ari message irezonetinga n'abaturage ihuje n'ibibazo abaturage bafite kuri iyo minsi 30 kuri food security, ku quality of food, ku bubanyi n'amahanga n'ubutwererane, ku buhinzi n'ubworozi, mbese iyo message ikaba irezonetinga n'abaturage, hari abaturage bayumva ariko bagatwarwa n'amarangamutima bagakomezanya na FPR kubera impamvu zimwe cyangwa izindi, ariko ayo marangamutima bakayagaragaza kuri kampeni bakagaragaza ku ibindi, ariko kuyitora ku gasanduku k'itora bakagaragaza ibindi binyuranye na bya bintu. Cyaba ari ikibazo gikomeye kuri FPR. Ntabwo yari ikwiye kubakira ku mateka yayo, yagakwiye kubakira ku imyaka 5 igihugu turakijyana ariho hari gusezeranya abaturage no kubereka aho bajyana. Ntabwo biriya bintu bipfa kujyaho kumanuka. The message should be clear. Honorable Frank Habineza ukuntu yumva ibibazo bihari n'uburyo yabikemura, well ntabwo ari perfect 100% ariko kuri jyewe ni ibibazo biri pertinent. Baravuga ku kibazo cy'inzara, abaturage batarya 3 ku munsi, icyo ni ikibazo. Ari yaragaragaza ibibazo by'amazi, ari yaragaragaza ibibazo by'ububanyi n'amahanga cyane cyane muri ibi bihugu duturanye by'ubutwererane, ariho aravuga ku bibazo bijyanye na politiki imbere mu gihugu, ariho aravuga ku itangazamakuru, ariho aravuga ku buhinzi, ariho aravuga ibintu byinshi. Message ye ikomeje ikaba nk'urugero ubu ngubu after 5 years ikongera ikagaruka, ntabwo irimo kugwa, ntabwo irimo kugenda mu kirere, abantu baba bamwumva ari abantu batega amatwi. Ibyo byose rero FPR ntabwo ari kwitwara kuriya gusa ishimira abantu. FPR izageza ibona igitutu itangire gusezeranya abantu ibyo bagomba gukora. Yego, reka mbasuhuze kandi bifurize kumera neza aho muri mu bice bitandukanye by'isi bakunzi ba One Nation Radio ni radio ya Diaspora Nyarwanda, ijwi rya Diaspora. Turi hano kuri Kaso Kicukiro aho tugiye kuganira na Robert Mugabe ku ngingo zitandukanye. Mbere yo kumuganiriza ariko munyemerere mbanze musuhuze no mubasuhurize. Robert Mugabe, uraho neza, urakomeye? Muraho, ndabakunda cyane. Twe turi hano cyangwa abakunzi ba One Nation Radio Mwese thank you so much. nabo hagarari Nta kintu kiri turukundo kuri isi. Turi kuganira muri iyi minsi, twanaganiriye birambuye ku matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe tariki 15, twarayatangiye pe tuyavugaho mu ngeri zitandukanye, ariko kuri ubu ngubu none ibikorwa byo kwemeza byaratangiye. Hari icyo twavuze ku cyo twakwitega ku mwuka w'amatora, ariko hari n'icyo turi kubona mu bikorwa bihari
byo kwiyamamaza. Ibikorwa byatangiye ku wa gatandatu, byujuje icyumweru kimwe, iminsi 7 uyu munsi. Ni kampanye uri kubona ute ku bakandida batandukanye? urakoze cyane kunyakira. mbibonamo ibintu bibiri bikomeye. Ikintu cya mbere, eh, harimo abantu batatu batandukanyije imbaraga pe. umwe ni perezida Paul Kagame uhagarariye ishyaka FPR Inkotanyi. arapuringa a huge mass. He's popular, arakunzwe, ariko arapuringa huge mass. Uburyo ureba campaign ukabona abantu bagera ku bihumbi 200, 250, abantu benshi cyane. wanyuma upuringa mass wanyuma, mbese ugira abantu bake agira abantu 3 cyangwa 5. urebye ibihumbi 200 ukajya ku wanyuma upuringa abantu 3, ubona harimo huge gap, harimo umworera nka wundi Yesu yabwiye Lazaro n'umukire ngo bapfuye. ni umugani Yesu yacaga. ngo Lazaro arangije ajya ibwami, ajya mu bwami bw'Imana. hanyuma umukire we, sinzi impamvu umukire we yagiye ku ba Satani, yaharimo gushya. noneho ngo ibyo byose yabonaga mu ijuru, ngo aratakamba aravuga ngo byibuze abwira Imana ngo yohereze Lazaro amuzanire utuzi dukeya mukoze ku rurimi. ngo Imana iramubwira ngo ntibyashoboka. kiravuga ngo hagati ya hano turi n'aho uri harimo umworera muremure cyane. donc hari huge gap iri na deep. icyo ni ikintu gikomeye. hari Paul Kagame wa FPR Inkotanyi, hakaba Honorable Frank Habineza wa Democratic Green Party, hakaba na Muhayimana. Yeah. All right. Philippe. Now, ikibazo cya kabiri kijyanye na message batanga. Before going to the message, reka tubanze turebe kuri iyo message, hanyuma na message tuze kuyijyaho ukundi. Rero nakoze cyane no guhera kuri icyo ngicyo. Buretse gatoya turajya kujya mu murongo ushaka. Okay. Maze gusobanura ibitekerezo byanjye, hanyuma ubu ngubu niyo ndakunyurira ku mayange. Thank you so much. umwe wa FPR Inkotanyi, legitimacy ye ayubakiye, donc imbaraga ze azubakiye ku byagezweho ibyo bakoze since 1994 kugeza aho igihugu akigejeje nonaha. nta n'ibintu asezeranya mu myaka 5 iri imbere, ahubwo aravuga mu ntore dukomezanye mu iterambere. Muhayimana afite issues avuga, reka mbanze ngere kuri Muhayimana. afite issues avuga zirimo guhindurira inyito y'ikipe. ntekereza yuko ibyo bitakagombye, icyo gitekerezo kitakagombye kumujyana kuri campaign. yanahamagara itangazamakuru nk'amwe akabibabwira. ibyo ntabwo ari byo byatuma tugutora ngo ube perezida w'iki gihugu just guhindura izina ry'ikipe. oya. so hakaba Frank Habineza wa Democratic Green Party ari arabwira abantu ibyo azakora, ariko arabanza
akazana sekretari genero w'ishyaka nawe w'umudepite, akabanza agasobanura ibyo bakoreye ubuvugizi n'ibyo bakoze, noneho akababwira ibindi, kandi akavuga yuko dushobora kubikora neza dufite perezidansi, ariko nanone ibi tuzakomeza kubiharanira naho kuko dufite n'ibindi twaharaniye bikagerwaho. So now it is about the mass and about the message. Noneho reka tuze kuri mass. Wari ugiye kumbaza ikibazo. Uvuze kuri mass. Mass tuvuga turavuga ni ingano y'abaza muri campaign. Reka ndeke guhera ku benshi, reka ndeke mpere ku bakeya, kuko urumva baravanga imibare ntabwo izibeshya. Niba ufite mass ikurura abantu benshi, uba ufite amahirwe y'uko uzatsinda amatora. Niba ufite mass ikurura abantu bake, ufite ibyago by'uko tuzatsinda amatora. Kuki umuntu ufite umubare muto w'abantu baza kumwumva ashobora kujya mu matora abizi neza ko afite amahirwe make yo gutsinda ayo matora? Urakoze. Icyo ngicyo cyo kirajyana nanone na message. Urabona mass na message ni ikintu kimwe. Iyo ufite ibitekerezo bitari popira, urabyumva. Hari ibintu wavuga uti jyewe urugero nintorwa nzahindura umurwa mukuru wo mu Rwanda usubire i Nyanza. Uzi yuko igihe cy'ubwami ariho wari uri. Icyo gitekerezo ntabwo ntekereza ko cyashishikaza cyane cyangwa se ari igitekerezo gikomeye, cyangwa abanyarwanda cyane cyane abajya Kigali biteguye kucyumva. Ariko buriya iyo wubaka narrative, icyo cyakishimirwa n'ab'i Nyanza wenda bonyine. Yego. Ariko iyo wubaka igitekerezo, ufite ibitekerezo abantu badahita bakira kumva, ujyayo ukagerageza uyu munsi, nyuma y'imyaka 5 ukazasubirayo, uko ukomeza gukura muri narrative yawe, mu misobanuro yawe y'ibintu n'ibibazo ubona, na consistency nayita iki? Guhozaho. Message yawe n'ukuntu uhozaho, n'ukuntu urushaho kubisobanura, n'ukuntu ubona uburyo bwo kujya mu ahantu henshi ikazava ikakirwa. Hari perezida, hari umugabo wigeze kwiyamamaza inshuro 17 atsinda ku inshuro ya 18 mu matora atandukanye, akiyamamaza agatsindwa, nyuma y'imyaka 5 cyangwa 4 akongera akiyamamaza agatsinda, akongera akiyamamaza agatsindwa inshuro 17, inshuro 18 aba perezida. So habaho ikibazo cya message, consistency na maturity. Maturity urayumva? Gukura. Ni nk'umunsi Raila Odinga yayoboye Kenya. Zabishyira mu gitabo ko yatangiye kwiyamamaza muri za 90 . By the way, Raila Odinga ni ahantu ahuriye n'ibyo uranyabye. Raila Odinga agira mass, afite abantu. Afite abantu na message iri clear. Ariko ni ikibazo ntekereza cya ethnic politics muri Kenya. Politiki ishingiye ku bwoko. So buriya hari abantu batekereza ngo nka urugero nka Frank cyangwa Muhayimana yari yarakora ubusano, cyangombwa iyo ubonye uburyo bwo kuzenguruka igihugu ufite uruhushya rwa leta rwo kuganiriza abantu, naho haza batatu, naho haza, ariko cyangombwa ni message yawe. Ni nacyo kintu mbura kuri Muhayimana, niba atari Mpayimana. Mpayimana ariko nubwo uri kuvuga ko nta message ye, ejo bundi ari Muhanga na Ngororero yavuze ko naramuka atora azashyiraho igisirikare kiri mandatory ku bantu bose barangije segonderi, nk'uko tubibona muri za Korea, za Israel, za Finland n'ahandi. Bikemura iki? Bikira abaturage benshi bafite skills ku gisirikare. Bikemure iki? Ni ikihe kiba icyo cyakagombye kuba ari igisubizo cy'ikibazo? Gufata abantu ugashyiraho mandatory mu gisirikare
ku barangije segonderi cyangwa se iki cyangwa ku amezi atandatu imyaka runaka birakemura ikihe kibazo? aho niho hari ikibazo. Mesaje buriya muri politike, niba ugiye kuvuga ngo nutorwa uzakora iki, haba hari ikibazo gihari, uburyo nutorwa ukagikora icyo kintu kigomba kuza ari igisubizo cy'ikibazo gihari. Ni ikibazo cya packaging the message mu kinyarwanda. Ni gute? ikibazo cyo gushyira hamwe ubutumwa uri butange. Yego. So, icya mbere kumenya ubutumwa uri butange, ugomba gushingira ku bintu byinshi. Icya kabiri, so iyo mesaje ye yose niyo ndi bwo kunenga. Tuvuge niba avuze ko ibyo ni kimwe yavuze, ibyo yavuze byose simbizi, ariko nk'ubu ndaguha urugero, as a presidential candidate yakagombye kuba afite website. Website igirwa na FPR. igirwa na FPR na Green Party. N'andi mashyaka yose yifatanyije na FPR nta ma website agira. Ariko turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, website yakagombye kuba, twakagombye turi clear, tuzi ni ibiki Mpayimana abona nk'ibibazo mu Rwanda, yabikemuza iki. Nta gisubizo ubona kiri mu gushyira mandatori ku gisirikare, ariko hari ibihugu byabikoze kandi bikagira n'abaturage hari ibintu babasha kumva. ntabwo dukora ibintu muri politike kuko abandi babikora, bigomba kuza ari bisubiza ikibazo. Hari uwashatse kujya mu gisirikare akabura amahirwe, hari ikibazo gikomeye cy'umutekano, ubona abanyarwanda bose bashakaho ubumenyi bwo kumenya igisirikare no kukibamo. Ariko abantu bavuga ko icyo wakoze ikosi ya gisirikare aba ari umuntu utandukanye n'abandi, no mu myumvire no kubasha kwasesinga situwasiyo, batandukanye n'umusivili usanzwe. Hari ingando zabayeho zari mandatore ku banyeshuri bose, hari itorero ribaho. Biriya byose niba hari ikintu tutabuze mu Rwanda, we have a militarized society. Numvise rimwe perezida arimo kwiyamamaza avuga ngo nabo bazane ibigambo n'ibiki byose, umuturage umwe akavuga ngo tuzabavuna. Kagame ati ibyo ni ibyawe, niwe ubyivugiye sijye, ariko zaba ndi kumwe nawe. Zaba mpari. No. Zaba mpari means I will still be the president, cyangwa se I will be with you, cyangwa se I will be a witness, cyangwa se zaba mpari nk'umuzava. Umuturage udafite na military skills akihutira mu kintu kivuga ngo tuzabavuna, ntabwo byumvikana. Muri make ntabwo ari ikibazo gihari mu Rwanda, kuko birahari already. U Rwanda ruri already militarized, psychologically and physically. Utari mu gisirikare ari muri polisi, utari muri polisi ari mu nkeragutabara, utari mu nkeragutabara ari mu irondo, utari mu irondo ari mu gisekirite nacyo cyitwara gisirikare. Icyo cyo si ikibazo. Uriho urangarura mu tuntu dutoya. Urumva nka Mpayimana yakagombye kuba afite website, uburyo ibintu byose kuri campaign trail hariya wiyamamariza si gutyo bivuga. Bimwe nta nubwo uba ufite umwanya uhagije wo kubisobanura, ariko biroroshye iyo abantu bafite reference y'aho bakura ibyo uhagarariye ni ibiki. So urabona na bariya presidential aspirants batujuje ibyangombwa byo kugira mbere y'uko bajyana n'ibyangombwa byabo, bakagombye ari jyewe my website yakagombye nakagiye gufata ibyangombwa muri NEC, website yanjye iriho ndinde, mpagarariye iki, nemera iki, nenga iki, nyifite ibihe bisubizo. Ibyo bintu bitanu: ndinde, nemera iki, mpagarariye iki, hari ikibazo ki, nzagisubiza gute. Ibyo bintu bitanu nibyo bituma
uvuga uti hamwe n'abariya bose bagiye kwiyamamaza ni byiza ko nza nkaza nkahagararira ibi bintu byanjye. Ni nabyo abaturage batora. Buriya mu bihugu nk'ibihugu biri demokaratike buriya birangarana no kuri mesaje. Mu bihugu biri demokaratike buriya kubera populansi of course Kagame Paul azatsinda. Ariko mu bihugu biri mature democratically mesaje FPR itanga nonaha ntabwo nari kubemerera. Politike ntabwo ari ikibazo cy'amateka cy'ibyo wagezeho. Turiho turareba imyaka 5 iza y'igihugu. Uzakora iki? N'icyo uzakora bitandukanye. Ibibazo bimaze igihe noneho ubifitiye ikihe gisubizo? Urabibona ute? Urebye nka FPR umukandida wayo Paul Kagame agenda agiye gushimira abaturage kandi bikaba ibirori. Yes, he pulls a lot of the mass. N'ibikorwa bye byatumye abaturage baza ku bwinshi kandi bakabyishimira rimwe ingeri zose, abasaza, abakecuru, abagore b'amajigisha, abagore b'ibishwashiko, n'urubyiruko rw'abangavu n'abasore b'imigenda bose barabishima. So that's okay. Ariko hakagombye harabura ikintu kimwe, message of the next 5 years. Utekereza ko ari ihe mpamvu ishobora gutuma His Excellence ahitamo kutavuga ibyo azakora mu myaka 5 akavuga ati tuzakomeza mu rugendo turimo? Na pressure FPR ifite. Ariko nyamara biriya bintu bya Frank Honorable Frank Habineza azenguruka na Green Party. Green Party imaze kubaka structure iri consistent, iri persistent, kandi iragera ahantu henshi. Biriya bintu ikora ntabwo ikina. Kandi iyo urebye garafu yabo uko batangiye n'uko bageze none aha ngaha ubu ngubu, baragenda batera imbere batera imbere, both in size, haba mu bwinshi bw'abantu, haba no mu gukura muri politiki no kumenyera ikibuga. So ibintu Green Party ikora ntabwo ari ugukina. Hari abashobora kubabona bakavuga bati aba bantu ntabwo ari abantu bari seriye kuki batari muri FPR. Ibitekerezo byabo biri consistent kandi barakoresha umwanya bafite kandi bariho barapuringa abantu. Buriya bariya abantu namaze kubona kampeni zabo mu majyepfo aho bari, harimo haraza abantu benshi. Green Party rwose ari kuzana abantu benshi. Kwanza kumva ko ari abaturage bari safe kutitabira kampeni ya RPF bakitabira ya Green Party. Ibyo bifite icyo bivuze. Kuzi batabereye hamwe wenda tuvuge. Ariko biriya bifite icyo bivuze. Icya kabiri, buri ikintu kijyanye n'ibibazo, urabizi ko nigeze gukora ikiganiro rimwe ku interviewinga Honorable Frank Habineza, ukuntu yumva ibibazo bihari n'uburyo yabikemura. Well, ntabwo ari perfect 100%, ariko kuri jyewe ni ibibazo biri pertinent. Baravuga ku kibazo cy'inzara, abaturage batarya 3 ku munsi. Icyo ni ikibazo. Ari yaragaragaza ibibazo by'amazi, ari yaragaragaza ibibazo by'ububanyi n'amahanga cyane cyane muri ibi bihugu duturanye by'ubutwererane. Ariho aravuga ku bibazo bijyanye na politiki imbere mu gihugu, ariho aravuga ku itangazamakuru, ariho aravuga ku buhinzi, ariho aravuga ibintu byinshi. Mesaje ye ikomeje ikaba nk'urugero ubu ngubu after 5 years ikongera ikagaruka, ntabwo irimo kugwa
ntabwo irimo kugenda mu kirere abantu baba bamwumva ari abantu batega amatwi. Ibyo byose rero FPR ntabwo ari kwitwara kuriya gusa ishimira abantu. FPR izageza ibone igitutu itangire gusezeranya abantu ibyo bagomba gukora. Ni ikibazo cya mesaje, yewe ikibazo cya mesaje cy'ubushobozi bukeya bwa Mpayimana ndabibona kutagira abantu. Abamusinyiye kuki bose bataza kuri campaign? ariko imibare iri kugenda yiyongera. Nk'ejo ari mu Ngororero nabonye amafoto rwose batakiri batatu, babaye bangahe? hari nka 25. 25. Abona bateranyiriza mu kabari nk'abagurira inzoga. Banza tugurire njye na Peter turi babiri hano tureke 25. Nimusinda muri iyi interview ntabwo nabyemera. Anyways, igihari ni uko hari ibitekerezo biri gutangwa, ariko bishobora kuba wari ukomeje ku icyo ngicyo cyo gusezeranya, ariko reka tujye tureba ku byo bari kugenda bavuga. Bishobora kuba mu Rwanda ikibazo cyo gufunga ari ikibazo gikomeye. Ubushize twabigarutseho tuvuga kuri Frank Habineza, yari yabitanzeho urugero. N'ejo umukandida wigenga Mpayimana bigarutse aravuga ati rwose ni mu ntora 30 nzayikuraho, n'abantu bazajya bafungurwa bazize ubusa bazajya bahabwa ingurane. Systeme ya justice ifitemo ibibazo muri iyi minsi. Ariko ntekereza ko yibye igitekerezo cya Green Party, ni nacyo nakubwiraga. Buriya ntekereza ko Mpayimana adashaka intebe yo mu rugwiro, nta nubwo ntekereza ko arimo gutegura ubutaka rimwe azayibona. Ntekereza ko ashinzwe kugabanya gutanga iringaniza hagati ya FPR na Green Party. Kandi ubushize ariwe wabaye wa kabiri. Ntabwo ntekereza yuko ariya majwi Mpayimana yayabonye. Ntabwo wagira ariya majwi nko kuri campaign trail ngo abantu benshi uzana ngo hari 25. Yabonye 0.7. Ibyo ntibyari ryari mu matora aheruka. Hanyuma uriya abona 0.4. ntabwo yabona 0.4 ngo ajye mu nteko. Kandi ariyo yabonye. Ntabwo yagiyemo kubera ko yatsinze, yagiyemo kubera ko hari ubundi buryo byanyuzeho. Oya, aho ngaho urabivanze. Ntabwo mbivanze. Ni uko icyo gihe amatora ya perezida wa repubulika n'amatora y'abadepite byari bitandukanye. Mu badepite baratsinze, ariko Dr Frank Habineza ku giti cye abona amajwi make. Frank Habineza yabonye amajwi make, ntabwo ngiye kureba. Yego, ariko ku badepite yaratsinze, yabonye amajwi agera kuri 5. Ibyo navugaga nibyo. Mu matora y'umukuru w'igihugu yabonye 0.4. So kujya mu nteko amajwi 5% Green Party yarayabonye. Mu nteko ho yarayabonye. So ntabwo yagiye mu nteko ngo kubera certain arrangement. Oya, yarayabonye. Notice what I say, so it's a fact. Ni ibintu byabaye, byatangajwe na komisiyo y'amatora yuko Green Party yabonye 5%. Kandi si bo bonyine bari bajyanye n'imberakuri. Icyo gihe ndabyibuka, naranabivuzeho, ndavuga simbyemera ayo majwi, kuko urumva komisiyo y'amatora yari yazanye rezilita za 70%. Ni ukuvuga hasigaye 30%. Irangije igiye gusora 30%, idusobanura ayo majwi ya 70% ahantu aturutse mu turere n'abamaze gutora n'ibarurwa rimaze kuba. So muri make kugira ngo kandi ayo 70% yaba imberakuri y'abana Green Party bari bafite agera kuri 3%, 3 point something. So kugira ngo umuntu uri kuri 3 point something azamanuka agere 4 no kuri 5 abikure mu majwi ya 30%, ntibikunda. Kubera iki bidakunda? Tuvuge kugira ngo bikunde byaba bisaba yuko uturere twari dusigaye
kubara amajwi yatwo ariyo icyo twita political base y'imberakuri na Green Party, or uturere twari dusigaye ntabwo twaba the base y'amashyaka abiri. mathematically it is possible. Ntibishoboka. Ndarakubwira no muri politike ntibishoboka. Nibuka nawe bivuze icyo gihe bizanira ikibazo, ariko n'ubu ndabisubiramo. Ntabwo ari umuntu nigwa n'ijambo. Ntabwo ntekereza ko babonye 5%. Either barabibye cyangwa barabibiye, ariko something happened. Ndekereza niba babibiye muri 70%, noneho bashaka gukemura icyo kibazo, bagikemuza 30%, cyangwa se bisanze bashaka ko bajya mu nteko, ariko noneho basanga batayagejeje muri 30%, bashaka kubibiramo kugira ngo bageze 5%. Urumva imibare yanyu? Ntabwo wabara amajwi 70% ngo abantu bagera 3 n'ibice, ngo hanyuma niba asigaye 30% kugira ngo bave 100%, ngo bave kuri 3 n'igice bagere kuri 4, bagere no kuri 5. 2 n'igice ntiwabikura muri 30%, mu gihe muri 70 wakuyeyo 3 n'igice. 70 wakuyeyo 3 n'igice, 2 n'igice ntabwo wazikura muri 30. Se ubundi 1 n'igice. 1 n'igice sitiri warikura muri 30. Kugira ngo urekure muri 30, biba bisaba yuko uturere usigaje kubara aho ayo majwi ari muri 30% aba ari political base. Donc tuvuge ngo uravuze ngo akarere ka Bugesera n'aka Green Party, akarere ka Bugesera n'akarere ka Ngoma, twongera n'akarere ka Gatsibo cyangwa ka Rwamagana. Ubwo burere ni power base ya Green Party. Arabwizeye 100%. Ukavuga ngo hariya ni mu ba Green Party badanje. Icyo ni icya mbere, ahubwo ndavuze kuri Green Party. Ariko wibuke yuko iyo 1%, actually 1 n'igice, ntabwo wayakura, ntabwo Green Party yayabona ngo nimbera kuri yabona. Ntibishoboka kuko baba basangiye power base, therefore the political base yaho n'akarere n'ishyaka rimwe ryaba rigafite. Politics is about numbers. Just politics, man. Anyways, reka tureke gutinda aho cyane. Barabibye cyangwa barabibiye, ariko hari ahantu babona bw'ikibazo. Barabibye muri 70. Narabivuze aho naranabivuze. Ndibuka televiziyo yitwa Isango yari bwo kuzaba icyo kibazo, amazwi yasohotse. Ndavuga ahantu harimo ubujura, ntabwo mbyemera. Ntabwo bemeranya nabyo. Anyways, reka niba ibyo bintu byarabaye mu matora y'abadepite muri 30% yari asigaye, hakavukamo 1%, bigatuma Green Party n'imberakuri bajya mu nteko. Kuba noneho bamaze iyi myaka, bamaze kwiyubaka, baramaze no kumenya uko leta ikora n'ibiki, na message yabo ari message irezonetinga n'abaturage, ihuje n'ibibazo abaturage bafite kuri iyo minsi 30, kuri food security, ku quality of food, ku bubanyi n'amahanga n'ubutwererane, ku buhinzi n'ubworozi, mbese iyo message kabirozanetinga n'abaturage. Hari abaturage bayumva, ariko bagatwarwa n'amarangamutima bagakomezanya na FPR kubera impamvu zimwe cyangwa izindi. Ariko ayo marangamutima bakayagaragaza kuri kampeni, bakagaragaza ku ibindi, ariko kuyitora, ku gasanduku k'itora bakagaragaza ibindi binyuranye na bya bintu. Cyaba ari ikibazo gikomeye kuri FPR. Ntabwo yari ikwiye kubakira ku mateka yayo, yagakwiye kubakira ku imyaka 5 igihugu turakijyana he, ariho hari gusezeranya abaturage no kubereka aho bajyana. Ntabwo biriya bintu bipfa kujyaho kumanuka. The message should be clear.
in 5 years FPR turakora ibi n'ibi nimudutora. Ntabwo umwe na Green Party ufite iyo consistency y'abavuga nimudutora turakora ibi, mwebwe ngo mukore ubukwe bwo guserebura ibyagezweho. Aho haba harimo akantu. Ntabwo ntekereza yuko campaign management ya FPR yabyizeho neza, cyane cyane kuri abantu bashinzwe speeches. Hari ikibazo mbonamo. Twakitega iki no mu myaka 5 mu gihe mu kwiyamamaza twaba twumvise umukandida wa FPR nta bishya avuga bikomeye azakora, ahubwo ari ukuvuga ngo ni ugukomeza gukora byinshi, kuntora ubuhunzi nuko ntabwo FPR buzagaruka. yiyizeye nyuma y'iki gihe cyose imaze kwiyubaka, yizeye masi, yizeye n'ubona ko inakunzwe, yizeye yuko abibona bayikunda. Muri politiki ibyo ntabwo ari gutyo bigenda. Iyo ni imibare y'abantu b'abaporofane muri politiki. Don't trust what you see. Ari nayo mpamvu ntekereza ko FPR ikoresha imbaraga nyinshi cyane mu kwiyamamaza. Kandi naranakubwiye yuko muri makampeni ya Perezida Paul Kagame ntabwo ntekereza ko ari nko kwiyamamaza. Ntekereza yuko afashe umwanya wo yuko guhereza opportunity FPR kwamamaza abadepite. Ni nayo mpamvu batavuga ibintu byinshi, presence ye gusa abadepite bayiboneramo inyungu. Bishobora kugira icyo bihindura ku mubare w'ibiva mu matora, kuko normally ni 98%, hafi 99. Bishobora gutuma baza ikindi kibazo cyo ntabwo gisubiza. uba ufitiye uburenganzira bwo kutagisubiza. Hanyuma ku birebana, turi kuganira hanini ku birebana na message na masses. Twavuze cyane kuri masses za RPF n'iza Mpayimana, ariko kuri Green Party by'umwihariko nawe ni umuntu ubona mass ariko afite message. Sikumenya ngo tuvuge ko kuri message ebyiri yatanze, ubwo yari iri Nyagatare yavuze ko najyaho azakuraho ibigo by'inzererezi. Ibigo by'inzererezi kuri wowe wisesengura ute iyi politike yo gushyira izi transit center ubona FPR yarananiye? Ntabwo ntekereza ko FPR yananiwe. FPR yabikoze uko ibitekereza, undi nawe afite uko abitekereza. Ahubwo mwakamuhaye mikoro akabibasobanurira neza. Ubu ikibazo transit centers zakemuraga, we azahangana nacyo gute? No kubaza ukamenya ibigo by'inzererezi byakemuraga ikihe kibazo. Ese ikibazo cy'ubuzererezi kirahari mu Rwanda cyangwa ni FPR igihinda? Nidusanga gihari, ukaba ushaka gukuraho ibigo by'inzererezi, kuko biriya bigo byakira abantu bitwa inzererezi, bakaba rehabilitated, bakigishwa, bagasubira muri society to be integrated. Now inzererezi zirahari cyangwa se barazihimba? Niba inzererezi zihari, hakaba FPR yarashyizeho ibigo byazo aho biba rehabilitated no kuba integrated back in the society. Icyo kibazo nka Frank Habineza na Democratic Green Party bazagikemura bate? Tuvuge ko babikuyeho, ariko utakuyeho ikibitera. Icyo kibitera uzagikemura ute? Aho niho mwakamuhaye mikoro. Kuko jyewe muri political ideology ya RPF ibyo irimo gukora yabikoze nk'uko ibibona. Uko ibona ikibazo n'uburyo cyakemuka. Undi Democratic Green Party ishobora kuba genda yabonye ububi bw'ibyo bigo, ariko itanarebye icyo kibazo, kuko hariho n'ibintu biba ndagira ngo nkurikire ahangaha. Hari abantu benshi utekereza bajya mu bigo by'inzererezi, utekereza ko ari bantu ki? Is it a question cyangwa ni rhetorical question? Ni rhetorical question. Okay. Utekereza ko ari bantu ki? Ariko rhetorical question nawe wagerageza ugasubiza. Wowe ku giti cyawe utekereza ko ari bantu ki? Ari abantu b'inzererezi. Inzererezi si ubundi bivuze iki?
abana bo mu muhanda. oya harimo n'abantu bakuru, ni abantu bakora petty offenses zitatuma tubafunga ngo tuba prosecuting mu rukiko, ariko bafite imyitwarire mibi ibangamiye sosiyete, akajya muri izo transit centers, abandi bakajyanwa mu rehab centers, abandi bakajyanwa mu bigo za Iwawa bakigishwa bagahabwa ibya disipurine, ariko bakareba uburyo bafashwa mu yindi myuga kugira ngo bagire imibereho. Uzi yuko urugero ugiye hariya ku kibuga ugafata ikinyamakuru ugahagarara ukaba urimo kugisoma, uzi yuko bashobora kugufata bakakuzana mu rukiko bakurega icyaha cyitwa idle and disorderly. Ibyo mu kinyarwanda to be idle, ubundi idle ni nk'ikintu imburamukoro, ubundi no kuba hano mu buryo buri disorderly. Uri idle, nta kiri gukora, nta kintu urimo gukora kandi urabangamye. Ibyo ugomba kubyisobanura mu gitabo cy'amategeko ahanditse icyaha kirimo. naho waba wambaye gutyo uko wambaye igisirimu, nanjye nawe nambaye rino koti nkajya hari bagushinja idle and disorderly. icya kabiri uzi yuko haba hari umuntu uza akaza uyu munsi akarara kwa Abdullah, ejo akarara kwa Peter, ejo bundi akarara kwa Muganga. Uwo muntu mu by'ukuri aderese ye ntabwo izwi. Si yuko icyo cyaha bakigucyagenga. Identité inconnue mu gifaransa, unknown identity. Uzi yuko inzego z'ubutabera zifite ububasha bwo kuba baba bagufunze kumara amezi 5 mu gihe bagishakisha identite yawe. Uzi yuko mu gihe waba urezwe icyaha kimwe ukajyanwa mu rukiko udashobora kugaragaza aho utaha, babara gusa aho bagufatiye. Uzi ko umucamanza ashobora kukwima kuburana uri hanze kubera ko udafite aho ubarizwa. Aderese ye ntabwo izwi. Kuguma mufunze nibwo buryo bworoshye ubutabera bwamubonera igihe bubushakiye kugira ngo iperereza rikomeze. Iminsi 30 bakayikwima bashingiye kuri ibyo. Abo bantu bose uzabashyira he? Tuzaba prosecutinga, byagusaba kubaka gereza ingana n'akarere ka Nyabihu, which you cannot do. Icyo kibazo rero nibakora ibyo bigo by'inzererezi, icyo kibazo gitera inzererezi bazagikemura bate? You need to question him. Ariko si ubwo nanone agomba kuba afite ibisubizo, kuko aravuga ati hari n'abo bashyiramo byamunyumvishirize, bamushyiramo atari kubera inzererezi, bakavuga uti kumujyana mu niba ari bamushyiramo kubera munyumvishirize, ikibazo ntabwo ari ikigo. Ikibazo kiri deep cyo mu butabera ni social justice. Bidahari ariko ntabwo babona aho babashyira. Umuntu wagushyira mu kigo cy'inzererezi kubera ari uko kumvisha, nta handi atagushyira. I agree. Ari mu Bugesera, ari hano hafi no ku mupaka w'u Burundi ni Nyanza, ari mu Bugesera. Yavuze ku kintu cy'umupaka ati ni mu ntora nta gihugu na kimwe cy'u Rwanda ruhanye imbibi narwo kizagera gifunga umupaka. Ariko ubu ndisobanura ku bintu byose yavuze byaba bisaba ko Green Party nyishyura. We ishyaka rye niko ribibona. Turareba ariko nawe uri kumenya impamvu usesengura icyo cya gusesengura ntabwo mukorera ubuvugizi, nta nubwo mukorera campaign. None se fata iyi ni serivisi ugomba kunyishyurira yihariye. Green Party kaba contract y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 2. Aho hose ndi bugukiranye. Iyi ni serivisi, it's PR. Ntabwo ibyo Frank avuga byose
najya kubimusobanura ngo mbishyire muri context, Yego. ariko ibintu avuga ni ibibazo ishyaka rye ribibona kandi bumva hari ikibazo bagateganya n'uburyo bazagikemura. Ibirenze ibyo ujya gusoma manifeste ya Green Party, ariko wowe aho ngaho icyo twibaza hari kosa ubona nkawe musesenguzi ubuyobozi buriho bukora bushobora kuba butuma imipaka y'u Rwanda ifungwa, cyangwa nawe niyo yajyaho n'ubundi ibibazo bihari birenze ubushobozi bw'u Rwanda kuba ari rwo rubiteza? ntabwo ntekereza yuko ikibazo cy'abaturanyi b'u Rwanda n'ibibazo bagirana na leta y'u Rwanda ari ibibazo intare abo baturanyi barenganya u Rwanda. ntabwo ari gutyo mbyemera. nta nubwo nemera yuko njya numva babivuga ngo batugiriye ishyari. oya, ibyo byose abantu babiri nibubana bafitanye ikibazo, jya umenya ko hariho umwe wahemukiye undi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo ikibazo gikemuka gite? mu biganiro. ikibazo twe dufitanye na Uganda cyakemukiye mu biganiro, ikibazo twagirana n'u Burundi cyakemuka mu biganiro. nicyo politiki imaze, ni nacyo diporomasi imaze. n'ayo masezerano yose avuga yavuga mu biganiro. kandi wa mugani East Africa Community nta kintu imaze mu gihe igihugu gishobora kugirana n'ikindi bibazo kigafunga imipaka. ubwo bushobozi bwo gufunga imipaka bugomba kwakwa igihugu, bugahabwa sekretariya ya East African Community, cyangwa se bigahabwa summit, icyo twita the summit ya East African Community. the summit bigizwe n'abakuru b'ibihugu, akaba aribo bemeza bakavuga bati mu by'ukuri kubera iki kibazo hano haba hafunze umupaka hagati y'ahantu. ariko ibi bintu by'iyi East African Community dukomeza kubaka, ibihugu bigasigarana integrity sovereignty yabyo 100%, ntibishoboka. ni nacyo kibazo rega kiri muri African Union. iyo urebye African Union ukayegerana na European Union yemeye ikintu kimwe gikomeye. ibihugu bya muri European Union byemeye guhara ubusugire bwabyo, bugafatirwa umwanzuro muri Brussels mu nama ya European Union. urumva Ubwongereza bubonye butabishoboye bwikuramo, kuko urabizi muri kampeni ya Brexit yavugaga turambiwe ibyemezo bireba Ubwongereza ko bifatirwa i Buruseli. ariko nyamara inuza regional integrity ntabwo ishoboka mu gihe cyose ibihugu bigifite sovereignty yabyo 100%. na African Union byaba ari ugusetsa. hari imbaraga nyinshi ibihugu byo muri Afurika bifite nk'igihugu nka perezida w'igihugu runaka ku giti cye kurenza perezida wa commission ya African Union. perezida wa African Union agomba kuba afite imbaraga zirenze abaperezida bose b'ibihugu byo muri Afurika, kandi ibyo ntibyaba, izo mbaraga ntizaboneka mu gihe ibihugu byo muri Afurika bitagabanyije kuri sovereignty yabyo, bitagabanyije ku busugire bwabo. uburyo ubwo busugire bwakwemera bugatekerwa aho African Union iri Addis Ababa. yego, ibyo ntabyo niteze kubona muri myaka ya vuba, haracyari urugendo, kuko n'abariya babigezeho. urugendo nta rundi, hakenewe ikibazo cy'ubushake. turashaka kwihuza cyangwa ntabyo dushaka? niba dushaka kwihuza, inzira akaba ariyo gushinga East African Community, tugomba kwiha ibyangombwa byose, harimo kugabanya ubusugire bwacu bwa buri gihugu, tukemera bigafatirwa Addis Ababa, Tanzania, kuri Secretariat General ya East African Community. Mugareka tugane ku musozo w'iki kiganiro nkubaza ku bintu bya nyuma birebana na masezi. erega nacyo kizakemura ibibazo by'imipaka n'ibintu na conflict zimwe. biragoye ibyo byo, wenda umuntu yabisobanura ukundi, kuko Afurika kugeza kuri uyu munota ifite byinshi yazaniwe
bituma kubana kw'abanyafurika bigoye kuruta kutabana, kuko kwihuza abantu ariko bakibonana mu moko, muri iki gihe gito bakibonana muri bana bariya biragoye. muri iki gihe gitoya ariko ibyo byose ni ubushake kuba abantu bakirebana mu bwoko. Abaperezida ba Afurika y'Iburasirazuba bamaze kwishyira hamwe bakavuga bati kuva uyu munsi ntabwo dufite ikibazo ntabwo twemeye yuko perezida w'igihugu kimwe azaba afite ijambo ku gisirikare cye. Igisirikare kigiye kwihuza, umugaba mukuru w'igisirikare azabarizwa, twese ingengo y'imari turayihuriza muri iki kigega, uyu agomba gutanga, uyu agomba gutanga. Ibyo bihugu na Kongo ikazamo, ntabwo ikibazo cyo muri Kongo kiba kigihari, ntabwo ikibazo cy'amakimbirane y'u Rwanda n'u Burundi kiba kigihari. Utu duhugu nidukomeza gukomezanya ubusugire bwabyo bizakomeza. ari kuri Bibiliya iravuga ngo akabuto ka sinapiyo katemeye kugwa ngo gapfe ntabwo gashobora kwera imbuto, ngo ariko kemeye kujya mu butaka kagapfa ngo kera imbuto kakavamo igiti kigakura kikaba kigaza amarumbo. Ntabwo Afurika ishobora gutera imbere itiyunze. Niba byose mwakubaka naho byagera mu ijuru, ejo bundi muzongera mu bisenyi. You people, you need to wake up. Mugomba gucana ku maso. The youth should take over this continent. Ibintu abaperezida badukira bagahora bambaye amakoti mu nama zitarangira, kandi nitwishyira hamwe. Kwishyira hamwe kwa Afurika bizakomeza kuba ari inzozi. Amakimbirane azakomeza kuba amakimbirane muri Afurika. Ntabwo Afurika izakomeza gukena kuko izabura ijambo nitishyira hamwe ku ruhando mpuzamahanga, mu masezerano y'ubucuruzi, na kompetisiyo y'ubucuruzi, yewe n'iterambere mu ikoranabuhanga. Abandi bariho barajya ku kwezi, abandi bariho barakora ubuvumbuzi kuri Mars, kureba yuko hari uwundi mubumbe twaturamo. Mu Burusiya, Amerika n'ibindi bihugu bikomeye biriho birohereza misile, ibirwanisho mu nyanganda w'umugani w'Abarundi, barabishyira kuri satelite mu kirere kure cyane y'iyi si. Ni ukuvuga iyo ubishyize kuri ziriya satelite uba ushobora kurasa ahantu hariho hose ukoresheje nukili, hose ukoresheje misile, ahantu hose ushaka ku isi. Afurika turacyarwana ngo kuko amazuru yacu atareshya, ngo kubera yuko umwe akicara ati aba ntabwo abantu b'imasisi, nta n'ubwo urebye, nta n'ubwo ari abakongomani, abandi bagahaguruka bakarwana bati twe turi abakongomani ahubwo tuzagukuraho. N'ubwo ibi bintu bigomba kurangira, kandi nta kindi cyabirangiza. Integration, no kwihuza kw'ibihugu. Kandi ibi bintu siri bwo kubyumva muri abanyapolitike bose biyamamaza. Umukuru w'igihugu yabivuze ati tugomba gushyira hamwe. Gushyira hamwe se bivuze n'abanyarwanda? Oya, ibyo ngibyo no gukorera hamwe. Iyo ni hamwe, nawe urivanze aho ngaho. Iyo arashaka unity na harmonization, social cohesion, yo gukorera hamwe, to move at once, bakamushyigikiramo, nawe akabayobora, abanyarwanda bakajya hamwe. Ariko icyo mvuga si icyo, ndiho ndavuga uko kwishyira hamwe kugomba kuba kwa East Africa Community. By the way, n'ikintu cyitwa patriotism kigomba kurangira. Nuriho baranera amabuye, kigomba kurangira kuko patriotism ishingiye ku gihugu. Njye ndiho ndapropose yuko patriotism iba ku gihugu cyitwa East Africa Community. Hari byinshi bitapfa gukunda gutyo mugabo. Ariko urumva ikibazo ntabwo mbwira ute, ntabwo ngo byakwangishwa kubera iki ngiki, kubera ibibazo birimo. Ati byibuze ngo mbaze uti ikibazo uti bigenze gutyo, ikibazo iki n'iki wagikemura ute? We gusa urambwira ko bitapfa gukunda. Uzi impamvu bimbwira gutyo? Ni ikibazo cya attitude, ni ikibazo cya mindset. We need to fix this. Kandi umuntu ntabwo ashobora guhinduka kugeza ububabare bwo kuguma ahari bubaye bwinshi kurenza ububabare bwo guhinduka. Iyo bumubanye bwinshi akavuga I can't take no more this shit, uwo muntu arahinduka. Ibihugu bya Afurika bigomba,
urabona nka East Africa Community, urabona nk'ibintu biri kuba Kenya, urabona ibintu biri kuba i Burundi, urabona ibintu biri kuba DRC, urabona ibintu biri kuba Sudani. na Tanzania abacuruzi batangiye kwigaragambya. No, hari igihugu cyitwa East Africa. Federation of East African Community, icyo gihugu kikitwa United States of East Africa. Ibyo bibazo byose byakemuka, ibibazo by'abakikuyu n'abakarenjini n'abaruwo byakemuka, ibibazo bya Masisi na Kinshasa byakemuka, ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi byakemuka, ibibazo iyo uri ku rwego rwo hasi ujya mu tubazo two hasi, iyo uri ku rwego rwo hejuru urwana intambara zo hejuru. Ubu natwe tuba tumaze kohereza byibuze ikigendajuru gikomeye gitanga sinyari ya televiziyo z'ibihugu byose biri muri East Africa Community. Rego urakoze cyane. Icyo ngicyo wari ugikomeje uhereye ku byo umukandida wa Green Party yavuze, avugiye Nyanza avuga ko n'aba perezida azakuraho ibituma u Rwanda ruhagarika imipaka n'abaturanyi. Ubwo ntekereza ko icyo cyaba igisubizo ni ukwihuriza hamwe kugira ngo ntibyongere gukomeza, n'ubwo busugire u Rwanda rukemera kubutakaza. Si u Rwanda gusa, ibihugu byose, n'ibihugu byose. Gusoza ndagira ngo ubaze ikintu kimwe kuri mass ituruka kuri FPR. Wavuze baraza ari benshi, mu 200, mu 230, mu 300, hari naho nabonye Busogo haje 350 mu byanditswe. Hari some critics that are saying ko izo namba ngo ntabwo ari izo, ngo ntabwo ari ko babaje. What do you say about that? N'ubundi ntabwo nzi ikigo kibabara estimation, ariko niba hari uhakana kuri masi iza kuri kampeni ya Perezida Kagame azajya yirebera. Iyo ntabwo tuyijyaho impaka, hari impaka uzifiteho. Abo bakritiki bari hehe? Online and everywhere. Online nta muntu urara online nta nzi haba, online nta biro bihaba. Bwira abo bantu ba online baziyizire. Kampeni zasorezwa ya FPR Inkotanyi i Gahanga, bazahuriza hamwe akarere ka Bugesera, Kicukiro, Rusizi, harimo nk'uturere gatatu. Trust me, this is going to be massive. So, abo bantu ba online ndabasaba kugira ngo tuzahurire i Gahanga, nanjye zihangana nyigemo. Ubundi sinjya njya mu makampeni ya politiki, kubera yuko jyewe mera ku bintu byoroshye. Njya kuri website ya FPR ngareba manifesto yabo, nkajya kuri website ya Green Party, bariya bandi nka Mpayimana utari nawe sizi ko afite indi political ideology. Mpayimana is just Mugabo gusoza, ariko siramugaya. Yego. Kwanza ndamushimira cyane kuba afite iyo courage, kandi nakomeza atera imbuto ye. Niba afite ibyo yemera ishobora kuzera. Yego. Kandi ndashimira his brave. Akomeze no gushaka itike imuzengurutse iki gihugu akayibona, ndabimushimira. He's good. Actually narageze ibi ngibi nzamushaka dusangire icyayi. Uzashaka musangire icyayi, uzabona akoze neza gusangira na presidential candidate. It is a massive. Oya, maze ibyo ntabwo byankaga bya presidential candidate, nanjye mbishatse nazashaka igihe. No, nuko byanga. Anyway, hanyuma advice uri butange. Yewe na gahunda afite reka. Kayo ushaka reka dusoze. Advice ufite ni iyihe kuri people are losing lives. Abantu ejo bapfuye 4, hari n'abandi 2 bapfuye. Urumvire niyo mibare twamenye. Advice utanga ni iyihe, yaba abategura kampanye ba FPR ndetse n'abajya muri kampanye, kugira ngo abantu bakomeze kwaburira ubuzima? Ikintu cya mbere nihanganishije abagwa muri campaigns. Yego. Rwose ndizere kuri bwo kuvuga iza FPR nizo ahandi kuko nizo zikurura huge mass. Ariko ikibazo kiri ku bantu bategura, kiri ku bantu nakwita abantu bashinzwe umutekano wa Perezida Paul Kagame. Barahitamo ahantu haborohera gukontorora mass kubera umutekano w'umukuru w'igihugu.
ariko ntibategure exit strategy ya masi, kuko perezida yavuye aho hantu aragenda, baba wa mutekano wari uhari wose ukagenda, abaturage bakagenda mu buryo buri desordre, bagakandagira. They should be more careful. Think, bategura aho perezida abonana n'abaturage, ariko batekereza no ku baturage. Ntabwo biragoye kuzana abantu ahantu hamwe ngo basigire ahantu ho gusohokera hamwe abantu barenze Ibihumbi magana atatu. ibihumbi 200. That's a problem, that's a serious problem. Ni ugukora iby'umutekano mukumva murorohewe kuko mushinzwe VIP, yahaguruka mwe agiye ahandi namwe mukamuhaguruka inyuma, ariko nimutekereze ku baturage. Hagomba kuba ahantu hatandukanye abaturage bataha bari bunyure, abari ku musozi hano bakanyura hirya, abari hano bakanyura hirya, abari hano bakanyura hirya, kandi polisi ikabibafashamo n'izindi nzego. Icyo kintu nyamuneka ndabasabye, abarinda umutekano w'umukuru w'igihugu, ndabizi you are so sensitive, niyo mpamvu mubikora kuriya, ariko mutekereze ku baturage. Murakoze. Urakoze cyane mugabo.